Ibaza kuri Swapfone ni nyuma y'uko itanze itangazo rigaragara kuri dashboard yabo ryerekana ko kuri Airdrop hari ikintu bari guteganya gukoraho. Ni nyuma y'iminsi myinshi yarishize bategeka abantu kumayininga badasiba inshuro zigeze kuri 60 kugira ngo bafungurirwe iyi page. Abenshi baribaza bati se hari amahirwe ari inyuma y'ibi ngibi cyangwa byaba ari scam? Nibyo tugiye kuganiraho mu kiganiro cya none. We tutabanye, Swapfone ni project yatangiye mu mwaka washize aho abenshi baklamingaga coin za USDS hanyuma zikaba zifite agaciro kangana n'idolari nk'uko Swapfone ibigaragaza muri white paper yabo. Ariko kandi ni project yagiye igaragaza ibibazo byinshi bitandukanye turi buze kugarukaho muri iki kiganiro. Nguhaye ikaze hano ni kuri Rugwiro Pro Zone official. Ibiganiro byacu byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Ibyo tubirebera hamwe kugira ngo twungure ubumenyi, twinjire mu isi ya Web3 maze tubibyaze umusaruro. Hari ibintu byinshi muri Swapfone bagiye berekana cyangwa se bashobora kuba bagenderaho birimo nka Airdrop, staking, launchpad ndetse na exchange iri imbere muri application ya Swapfone. Bivuze ko Swapfone ntabwo ishaka izindi exchange kugira ngo ifaranga ryabo rijye ku isoko, ahubwo bo barihagije kugira ngo barishyire ku isoko binyuze muri exchange bifite imbere muri bo. Barashishikariza abantu rero kwinjira bakoresheje referral kugira ngo buzuze task no gutegereza reward bagenewe nyuma yo kuzuza ibisabwa. Nubwo yari umushinga rero wagiye ugarukwaho inshuro nyinshi mu biganiro bitandukanye bigaruka kuri blockchain muri rusange, aho wagiye ubona abantu benshi mu gihe bari bamaze gutangaza ko bafitanye imikoranire na Pi project, ariko tukabura igihamya giturutse muri core team baristinzeho Pi, ndetse biranashoboka ko ushobora gufata izo USDS ukazihinduramo Pi coin, Bitcoin. Bafiteho amacoin menshi. Ni mu gihe kandi nyuma y'uko bamaze kugirana imikoranire na Pi bahise baristinga CPN nyuma y'uko CPN yari imaze gusinyura amasezerano na exchange ya Wix, mu gihe bari bamaze kubuza CPN kuguma kuristinga kuri Wix exchange kubera ko CPN yari irimo ikora ibikorwa exchange zitihanganira bijyanye na dump and pump byo kuba nyine habaho kushaka inyungu mu bakiriya cyangwa se gutagatinga amafaranga y'abatunze iyo Wix exchange kurenza ko CPN yabagirira umumaro. Ntabwo ari byo bibazo gusa byagaragaye muri CPN, ni byinshi bitandukanye. Hanyuma isinya amasezerano na Swapfone kubera ko CPN yakoranaga n'abatari bakeya cyane cyane mu Rwanda ni Burundi. Abenshi rero bongera kwiyumva muri uyu mushinga wa Swapfone kubera ko yari maze kugirana imikoranire n'iyi CPN yari ifite benshi batandukanye bibwira bati ubwiristinze kuri Swapfone nkuko twabigarutseho ko ifitemo exchange ahari igiye kuzamura agaciro. Swapfone yakunze kugira ibibazo bitandukanye, ariko ibibazo bikomeye cyane muri byo harimo ibi bikurikira: guhora bahindura amatariki ajyanye na listing, gusezeranya amafaranga menshi cyane nkayo uri kugenda ubona kuri screenshot. Abenshi bagiye bafitemo amamiliyari ya coin. Aha kandi harimo gutanga proof ihamye kuri coin yabo iri ku isoko nyaryo cyangwa se bemeza ko bishoboka. Kandi harimo ikindi kibazo abasesenguzi mu bijyanye na project za blockchain bashobora guhita bareberaho ko akenshi na kenshi aba ari ugutegerezanya amakenga wikanga ko ari scam bijyanye nuko withdraw y'iyi Swapfone ingana na 0.00 USDT cyangwa se bingana nyine no kuba nta dolari na rimwe bemerera umuntu kubikuza. Ntabwo ushobora gukuramo amafaranga, nicyo biba bisobanuye. Ibi byose rero bituma abantu batangira gushidikanya cyane kuri iyi project nubwo hari abakifitiye icyizere. Icyo bivuze rero kuri wowe, reka tubirebere mu buryo bworoshye kugira ngo bisobanukirwe. Niba ubona amafaranga angana na trillion muri app ariko ukaba utayakuramo, ayo si amafaranga yawe. Iyo project ikomeza gusubika listing ni ikimenyetso gikomeye cyo kwitondera kubera ko akenshi baba barabuze icyangombwa kibemerera ko ba listinga coin yabo. Ubundi mu kulistinga coin hakenerwa ibintu bigeze kuri 2. Usibye Pi coin ntiyazanye umwihariko wo gukoresha icyitwa KYB cyangwa know your business. Mu busanzwe uko muri blockchain bigenda, nyir'umushinga aterura project ye abijyanye nyine muri white paper, agasobanura uko umushinga wagiye wiyubaka, abanyamuryango afite, uko KYC ihagaze, akereka exchange uko bashobora kungukira muri listing y'iyo coin. Kugira ngo bisobanukirwe neza turafatira urugero n'ubundi kuri Pi cyane ko ariyo project abenshi mubamo.
nyiri payi ashobora kuvuga ati mfite abantu bageze kuri miliyoni 100 nk'uko ubu ngubu biri mu nyandiko. Izo miliyoni 100 akabwira OKX ati mu listing iyi payi, hanyuma OKX aho ngahita yumvamo deal ijyanye no kuba muri izo miliyoni 100 byanze bikunze batari buze kuburamo miliyoni 60 z'abantu bari abapiyoniye, noneho bahita bahinduka abakoresha OKX mu buzima bwabo bwa buri munsi. Kandi iyo bamaze kurestinga, twebwe nk'abantu babaye abanyamuryango bashya ba OKX ntabwo biba birangiriye aho, kubera ko OKX bicishaho amatangazo iti coin tugiye kuyirestinga, ukaba washoramo amafaranga, cyangwa se hari amahirwe yo kuba wabona Airdrop binyuze mu gutumira. Nyine baba bafunguye umuryango utuma habaho guhora usharinga amakuru ya exchange. Ibyo rero bijyanye n'abantu benshi bishobora gutuma habaho listing bakakwemerera, ariko kandi nyiri project akenshi hari igihe asabwa amafaranga atajya munsi y'ibihumbi 10 by'idolari kugira ngo ibikorwa bye bibe byashyirwa kuri iyo exchange, ari naho hareberwa icyitwa liquidity. Icyiciro buri coin yose bisabwa kugira ngo ibashe kulistinga kuri exchange runaka kandi be ikomeye cyangwa se iri strong muri rusange. Aha rero Swapfone ibingibi byose ntago yabyuzuza, kubera ko izi coin zose ifite bijyanye no kuba ya listinga kuri ndi soko, ari nayo mpamvu bavuga ko bifitiye exchange yabo. Izi coin zose ifite bahamya ko zingana n'ubundi zifite ratio y'idolari, cyangwa se zingana na 1:1 y'idolari. Bisobanura ngo 1 USDS iko 1 USD. Ifaranga rimwe ryabo ringana n'idolari ry'Amerika. Bivuze ngo buri munsi uko ukoze claiming muri Swapfone winjiza USDS 24 ku munsi. Bisobanura ko buri saha uba ukoreye idolari ry'Amerika rimwe. Ntabwo project zitanga amafaranga ngana gutya mu busanzwe bwa blockchain zikunda kuramba. Biba ari ngombwa ko ubiganiraho udaciye ku ruhande kugira ngo buri muntu wese ufataho icyemezo kuri Swapfone abashe gusobanukirwa byinshi bitandukanye kurushaho. Okay, situvuze ko bidashoboka kubera ko buri project bifite wihagarariye cyangwa se owner, ushobora no kumwita founder. Byinshi bitandukanye, amafaranga ashobora gutangwa n'abantu baturutse ku ruhande, ariko nyiri project ntago bishoboka ko abantu bose bakoresha. Ngaho ibaze nyine yaristinze payi, kandi payi yari irimo abarenga miliyoni 80. Icyo gihe babikora, tuvuge ko wenda abantu miliyoni 20 bahise bagira Swapfone project bayijoininga, buri munsi aba bantu bakinjiza buri muntu amadolari 24 y'Amerika. Mu Rwanda ushobora kurivunjisha baguhenze cyane ari hejuru y'1,400. n'amafaranga adashoboka kuko kwizeza rero amafaranga y'umurengera cyangwa se ari ku rundi rwego, ku buryo ushobora nyine kumanipira umuntu bitewe nuko umubwiye igiciro kiri hejuru. Biri muri technique cyangwa se strategy zikoreshwa na fake project. Swapfone ntago ari byo gusa, kubera ko yigeze kwaka icyitwa gas fee cyangwa se transaction fee, ikiguzi nyine dusabwa kugira ngo amafaranga yacu tuyohereze. Okay, muri uko guclaiminga USDS abenshi bazihinduyemo ama BNB, ama Ethereum ndetse na Bitcoin. Harimo kandi n'abazihinduyemo Pi coin, ariko hakaba hatari uburyo bwo kuzisohoramo muri USDS cyangwa se muri Swapfone exchange ngo uzohereze nko muri OKX n'ahandi. Ibyo rero byatumye habaho igihe batagetinga abantu, baravuga bati ushaka kubikuza BNB zawe 3. Icyo gihe BNB yari itaranamanuka, coin zari zigihagaze neza. Ni mu mwaka twasoje, urasabwa transaction fee y'amadolari 20. Ibi ngibi byabaye ikimenyetso gisa nk'ahari ikimenyetso mpuruza, cyangwa se gishobora kukwereka nyine ko ari fake project, kubera ko buri muntu wese watanze ayo madolari 20 yarahombye. Sinzi nimba abo turi kugendana mubyibuka ko icyo kintu cyabayeho. Nyine bakreye account bavuga ko iri muri web3, ariko kandi nanone biri mu bimenyetso bituma umuntu ashobora kugutwara utwawe ntubona aho bariza, kubera ko akenshi amadex tubigarukaho cyane, cyangwa se decentralized exchange ntabwo ushobora kubona nyirayo byanze bikunze, kubera ko ibikwa mu buryo nyine bwa passphrase. Biragoye cyane rero ko uhamenya ko izi passphrase ari izawe, ari nayo mpamvu kuzibika neza ari byo biba ari ingenzi cyane. Hanyuma bakoze wallet iri muri web3 nyine, ariko iri mu bwoko bwa DEX, batangaza ko ariho
withdraw igiye kubera. Ntabwo inyungu ingana kuri ya Binance yayanga, ntabwo inyungu ingana kuri ya OKX yayanga, ntabwo Mexes yayanga, ntabwo KuCoin yayanga. Ayo ni amasoko menshi agiye atandukanye ari hano hanze bashoboraga kuba bakorana. Hanyuma ku bantu bari barimo bambaza batise iyi airdrop hari ikintu ushobora kuba wakitegamo cyangwa se bibaza batese ni scam cyangwa si yo, ni ukuvuga ngo ntabwo twakemeza ko ari scam 100%, ariko nkuko nari ndimo mbisobanura ibimenyetso byinshi byerekana ko atari project yo kwizerwa kubera ko nta transparency ihagije bafite tugendeye ku bikorwa bakoze mu minsi yashize, bishingiye cyane kuri hype no kuzana abantu benshi cyangwa se gutumwa abarefero cyane. Ibi nibyo bikunze rero kuboneka kuri scam nyinshi zo muri crypto. Inama rero kuri buri muntu wese ufite iyi project, ntutanga amafaranga yawe muri projet ya Swapfone. Icyo ari cyo cyose bari buze kukubaza kijyanye na fee cyangwa si igikorwa kijyanye no kuba wabikuza amafaranga, ubihorere, wirinde gukoresha igihe kinini mu bintu bitagira proof cyangwa se bitazakubyarira inyungu. Jya ukora search mbere yo kwizera airdrop, kandi wibuke ko iyo ibintu bisa nk'ibyiza cyane kurenza uko byakagombye kuba, akenshi ntabwo biba ari ukuri. Turasoje, turi kugana ku musozo w'ikiganiro, ariko kandi hari abantu bari muri Swapfone muri rusange, claiming iracyakomeje. Wowe wirinde gutangamo amafaranga, abumva batayireka bakomeze claiming. Byinshi bitandukanye tuzagenda tubibona, cyane ko ari project nanone ikintu nari nibagiwe yamamaza ku kigero cy'uko twigeze gupanga uburyo twakuramo izi ads zabo. Turanabikora tunyuze muri w.adagaye.com, twabikozeho kugira ngo duhagarike ziriya publicité abenshi zitanamamaza ibintu nyine biri modern, ugasanga bakoherereje amashusho ateye isoni kuba wayareba bitewe na community urimo. Kandi muzi ko crypto ijyamo abantu kenshi bakunda kugira community irimo abantu basobanutse. Reka dusoze ibiri muri airdrop, ntago navuga ngo byitege, ariko kandi mu gusoza nakubaza nti ese wowe ubitekerezaho iki kuri Swapfone? Urabona hari amahirwe itanga cyangwa n'ukuyakira? Ndagushimiye, reka nizere ko tuzabana mu bindi biganiro. Hanyuma kandi ushobora gukomeza kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ni Rugwiro Pro Zone Official nk'ibisanzwe, uretse kuri Facebook duhari nka Rugwiro Pro. Reka nizere ko tuzabana mu bindi biganiro. Wakoze cyane kutwumva, Imana ikurinde.